bazi uyu mugabo umushumba wa paruwasi EPR Bwira. Uyu munsi rero nishimiye kubana namwe, kwifatanya namwe abakristo wa paruwasi ya Gaseke muri bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. By'umwihariko uyu munsi turimo twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 muri paruwasi ya Gaseke. Badusomeye rero ijambo ry'Imana muri Matayo ibice ni 2, umurongo wa 16 kugera kwa 17. Biragoye mu bihe nk'ibi kubona muri Bibiliya ijambo rijyanye na context cyangwa se ibihe abanyarwanda twanyuzemo bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kuko ni ibihe bidasanzwe, ibihe abanyarwanda bishe abandi banyarwanda. Ijambo ry'Imana hano ryo riratubwiye ngo nuko Herode abonye yuko yatengushywe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yageranyije igihe yasobanuriwe n'abanyabwenge. Induru umurongo wa 18, induru yumvikanira irama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Imana yacu itugiriye neza. Iri jambo ry'Imana riratwereka ko umuntu wabuze abe, wapfushije ndetse abe bagashira, kugira ngo ubone ikimuhoza biragoye. Niyo mpamvu buriya jenoside yakorewe abatutsi 1994 kugira ngo womore ibikomere yasigiye abanyarwanda, by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ni urugamba rukomeye kandi ni ikintu kitoroshye. Nubwo wagerageza gukemura bimwe, ibintu ntibyashoboka. Uyu Rasheli kubera ngo yaramaze kubura abana be bose muri uyu mugambi mubisha wa Herode wo kwica abana, ashakisha Yesu kugira ngo arebe ko nawe yagendamo. Nuvuga ngo Rasheli yagize amarira n'agahinda gakomeye. Imana yacu itugirire neza. Wakwibaza ukagira ngo wenda abana ni bake, ariko uko bangana kose ufasha abana b'imyaka 2 tuvuge nko mu gihugu gusubiza hasi, murumva imbaga yabigiye uko bingana. Nuvuga ngo n'ubwicanyi bukomeye uyu mugabo ari yateguye. Abanyarwanda rero twe twahuye n'uburenzi byo, kuko hapfuye abana, hapfa ababyeyi, hapfa abasore, hapfa abagabo, hapfa abasaza. Nuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi 1994 yasize ibikomere by'indengakamere. Imana yacu itugirire neza. Ariko icyaje gutangaza nuko abakristo jenoside ikirangira ni nabo babaye nk'abatangira kurwanya kwibuka, ariko bishoboka ko ari uko harimo abakoze jenoside igice kinini. Aha bigatera kwibaza ngo mbese koko abakristo birakwiye ko twibuka? Ni ngombwa
kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko ari ngombwa kwibuka. Imana yacu tugiriye neza. Umugaragu w'Imana Mose, kubera yarazi uburyo Imana yarokoye ubwoko bwayo ikaborokora amaboko ya Farawo n'ibindi, ati ntimuzibagirwe aho mwavuye, kuko umuntu iyo yibagiwe aho yavuye ntamenya aho azajya nuko azitwara mu bihe biri imbere. Ijambo ry'Imana ritweretse Mose ubwo yaramaze gupfa, ngo nuko Abayisirayeli bafata igihe cy'icyunamo cyangwa se cy'igisibo. Bazi uyu mugabo umushumba wa paruwasi EPR Bwira. Uyu munsi rero nishimiye kubana namwe, kwifatanya namwe abakristo ba paruwasi ya Gaseke muri ibi bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. By'umwihariko uyu munsi turimo twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 muri paruwasi ya Gaseke. Badusomeye rero ijambo ry'Imana muri Matayo ibice ni 2, umurongo wa 16 kugera kwa 17. Biragoye mu bihe nk'ibi kubona muri Bibiliya ijambo rijyanye na context cyangwa se ibihe Abanyarwanda twanyuzemo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kuko ni ibihe bidasanzwe, ibihe Abanyarwanda bishe abandi Banyarwanda. Ijambo ry'Imana hano ryo riratubwiye ngo nuko Herode abonye yuko yatengushywe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yageranyije igihe yasobanuriwe n'abanyabwenge. Induru umurongo wa 18, induru yumvikanira i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Imana yacu itugiriye neza. Iri jambo ry'Imana riratwereka ko umuntu wabuze abe, wapfushije ndetse abe bagashira, kugira ngo ubone ikimuhoza biragoye. Niyo mpamvu buriya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, kugira ngo womore ibikomere yasigiye Abanyarwanda, by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ni urugamba rukomeye kandi ni ikintu kitoroshye. Nubwo wagerageza gukemura bimwe, ibindi ntibyashoboka. Uyu Rasheli kubera ngo yaramaze kubura abana be bose muri uyu mugambi mubisha wa Herode wo kwica abana, ashakisha Yesu kugira ngo arebe ko nawe yagendamo. Nuvuga ngo Rasheli yagize amarira n'agahinda gakomeye. Imana yacu itugirire neza. Wakwibaza ukagira ngo wenda abana ni bake, ariko uko bangana kose ufasha abana b'imyaka 2 tuvuge nko mu gihugu gusubiza hasi, murumva imbaga yabigiye uko ibingana. Nuvuga ngo n'ubwicanyi bukomeye uyu mugabo ari yateguye. Abanyarwanda rero twe twahuye n'uburenzi byo, kuko hapfuye abana, hapfa ababyeyi, hapfa abasore, hapfa abagabo, hapfa abasaza. Nukuvuga ngo Jenoside
yakorewe abatutsi 1994 yasize ibikomere by'indengakamere. Imana yacu itugirire neza. Ariko icyaje gutangaza nuko abakristo jenoside ikirangira ni nabo babaye nk'abatangira kurwanya kwibuka, ariko bishoboka ko ari uko hari harimo abakoze jenoside igice kinini. Aha bigatera kwibaza ngo mbese koko abakristo birakwiye ko twibuka? Ni ngombwa, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko ari ngombwa kwibuka. Imana yacu itugiriye neza. Umugaragu w'Imana Mose, kubera yarazi uburyo Imana yarokoye ubwoko bwayo ikaborokora amaboko ya Farawo n'ibindi, abati ntimuzibagirwe aho mwavuye, kuko umuntu iyo yibagiye aho yavuye ntamenya aho azajya nuko azitwara mu bihe biri imbere. Ijambo ry'Imana ritweretse Mose ubwo yaramaze gupfa ngo nuko Abayisirayeli bafata igihe cy'icyunamo cyangwa se cy'igisibo, igihe cyo kumuririra iminsi 30. Nuvuga ngo bamaze iminsi 30 bagize bate? Bamuririra. Natwe mu Rwanda tujya tugira iminsi 100 yo kwibuka abacu baze jenoside mu 1900 yakorewe abatutsi mu 1994. Niba Mose umuntu umwe baramurira iminsi 30, ese miliyoni y'abanyarwanda abatutsi baje jenoside iminsi 100 tubibukira hagije? Byumvikana ko kwibuka ni ngombwa, kandi kugira ngo ibyabaye bitazongera kugira gute kubaho. Imana yacu itugirire neza. Ariko birakwiye ko nubwo bimeze bityo, nubwo abanyarwanda twahuye n'ibikomeye, nubwo hariho kurira, nubwo hariho kuboroga, nubwo hariho umubabaro urenze, icyo nicyo umwanzi wateguye jenoside yagize gute? Yashakaga ko abantu barira, yashaka abantu bahora mu mubabaro, yashaka abantu bahora mu bibazo. Imana yacu itugirire neza. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 31, hatwereka ko nubwo habaho igihe cyo kurira, hagomba kubaho n'igihe cyo kugira gute? Cyo guhozwa. Hagomba kubaho igihe cyo guhumurizwa, hakabaho igihe cyo kugira gute? Cyo gusoza, cyangwa se cyo kongera kugarura ibyiringiro. Imana yacu itugiriye neza. Yeremiya ibice 31 umurongo 16 turagera ku 17. Yeremiya 31 16 tugere kuri 37, aho Imana yabwiye Yurasheri, iramubwira ngo uku niko Uwiteka avuga ati: hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe yo gushokamwa amarira, kuko umurimo wawe uzagwesha ingororano, niko Uwiteka avuga. Kandi bazagaruka, abana bawe bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka avuga. Imana yacu itugirire neza. Wakwibaza ngo mbese Rasheli umaze kubura abana be bose, ni gute Imana yongeye kuvuga ngo abana be bazagaruka baze mu rugabano rwe? Wenda ugiye mu buryo bwa regorike wakumva wenda ko yamubwiraga ko hari igihe umugabane wabo azabasanga mu mugabane wabo mu ijuru, ariko mu wundi buryo ishobora kuba yaramwumvisha ko izamushumbusha abo yagize gute? Yabuze.
kuko burya imvugo z'Imana ziba zifite uburyo bwinshi zisobanuye. Imana yacu itugiriye neza. Aha nubwo yari afite amarira, ariko Imana iramubwira ngo uhoze ijwi ryawe, we kuboroga, kuko nzagukorera ibikomeye ubwo abana bawe n'ubundi bazagaruka mu mugabane wabo. Imana yacu itugiriye neza. Muri Yobu hatubwiye ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigaragite kigashibuka, kandi kikagira amababi y'ibitontome aruta ya mbere, kuko imizi yacyo iyo yongeye kumva amazi irongera ikagira gute, ikagarura ubuzima. Imana yacu itugiriye neza. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ntabwo abantu bari bazi ko bazongera kugira ubuzima, nta cyizere cy'ubuzima cyari gihari, ariko kuko Imana ari Imana ibana n'abantu mu bihe bibi, mu bihe bikomeye, nta nibakura kure ikongera ikabageza heza. Imana yacu itugiriye neza. Ikigaragara ko Imana yahabaye, yakoresheje ingabo za FPR, inkotanyi zihagarika jenoside. Iyo bitaza kuba bityo, iyi minsi 100 twibuka, sinzi niba byashoraga no kurenga, nta wajyaga kugira gute kurokoka. Ariko uburyo Imana yahaye imbaraga FPR, inkotanyi igahagarika abicanyi, igahagarika jenoside, byatumye hagira abarokoka. Uyu munsi tukaba turiho, nubwo twibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko byibura Imana yongeye kugira icyo ikora, ubuzima buragaruka. Imana yacu itugirije neza. Haracyariho ibyiringiro rero, haracyariho ibyiringiro by'ubuzima. Nta mpamvu yo kurira ngo abantu baherenwe n'agahinda. Uyu mugaragu Yobu wavuze aya magambo, nawe yaranyuze mu bihe bikomeye nk'ibyo. Yarabuze abana be bose barapfuye uko ari 10, nawe ubwo umubiri we, imutungo byose, yarasigaye hagaze wenyine, ariko mu mutima we harimo ko hakiriho ibyiringiro. Kandi ibyiringiro bya Yobu ntabwo byabaye imfabusa, kuko ku iherezo ubwo Imana yabwiraga bari bose bari bamushinyaguriye, ziriya nshuti ze ngo zimusabe imbabazi, Yobu yarahendukiye abaha imbabazi, aranabasengera. Akimara ngo gusenga, Imana ngo ihita igomorora imigisha. Ibyo yari yabuze byose Imana imukubira kabiri. Abana be yongera kubyara abahungu n'abakobwa, kandi ngo abo yabyaye bwa nyuma babaye beza kurushaho. Yabyaye ngo abakobwa 3, kandi ngo bari beza cyane kurusha abakobwa bose b'iburasirazuba. Byumvikane rero, iyo dugize ibyiringiro, Imana yacu yongera kutwubaka, kuko iryo jambo Imana yongeye kubivuga muri Yeremiya, iki gice n'umuri twasomye cya 31 ku murongo wa 2 kugera ku wa 4. Yeremiya ibice 31 umurongo wa 2 kugera ku wa 4, ngo uku niko Uwiteka avuga ati: abantu barokotse inkota babone mu butayu, aribo b'Isirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye ati: nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana yacu itugirire neza. Ijambo ry'Imana ngo ryongera kubwira abarokotse inkota, yavuga ngo nzagukuruza umugozi w'urukundo rw'ubugwaneza.
nzongera kukubaka kandi uzaba ugize ute, uzaba wubakitse. Nuhuwa ngo Imana yacu ibihe ducamo ibibizi, kandi niyo yongera komora ibikomere by'abantu bayo. Imana yacu itugirire neza. Haracyari ibyiringiro rero, niyo mpamvu tugomba kwibuka, ariko nawe ntiduheranwe n'agahinda, kugira ngo ahari umwanzi wifuzaga ko abanyarwanda bahora mu majune, bahora mu gahinda, bahora mu bwigunge, bahora mu marira, atabona kubishima hejuru. Imana yacu itugirire neza. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ifite umwihariko, aho abatutsi bahungiye mu nsengero bazi ko ariho bari bubonera iki, amahoro, ariko bikarangira ariho bagize gute, ariho urupfu rubasanze, kandi rukagirwamo uruhare n'abakristo bagenzi babo ndetse n'abihaye Imana bari babashumbye, abapasiteri, abashumba n'abapadiri. Wakwibaza ngo byari bimeze bite? Wakwibaza ngo mbese ubundi abantu imyaka bari bamaze biga ijambo ry'Imana, bigishwa urukundo, urukundo bavugaga uwo munsi rwahise rujya he? Kuko biratangaje iyo turebye intwari z'igihugu bavuga, ese abihaye Imana ubonamo ni bangahe? Icyakora uwihaye Imana mbonamo n'umwe witwa Niyitegeka Felicite, umubikira wabaga mu kigo cy'ababikira Igisenyi, yarahishe abatutsi 43. Hanyuma musaza w'umukoroneri, kuko hare yari inzira banyuragamo bahunga bambuka Kongo, aramubwira ati sigabo ngabo muri kumwe, uze duhungane nkwambutse mujyane Kongo. Uwo mubikira aramubwira ati rero mwe musaza wanjye cyangwa se muvandimwe, mfite abatutsi 43 bampungiyeho hano, ntabwo niba ari uwa yamwandikiye, ntabwo nshobora kubasiga, ahubwo ndemera mpfane nabo. Aramubwira ati uzansuhurize mama n'abavandimwe n'iki, Imana ibishaka tuzongera kubonana, ariko aheza ni mu ijuru. Uwo mubikira no muntu wihaye Imana hari uboneka mu ntwari z'u Rwanda. Byarangiye umubikira bamwishe, bamwicana na abatutsi 43 yari ari kumwe nawe, kandi yari afite uburyo kugira gute bwo gukiza amagara ye, akirokora. Musaza akamuhungisha akamujyana hehe, Kongo, ariko yaremeye apana nawe yagize gute, nawe yarahishe. Imana yacu tugiriye neza. Ubu niwe muntu wihaye Imana tubona w'intwari. Ariko uje kureba abakoze ibyaha ubona umubare mwinshi. Duhereye kuri kiliziya iri hano hafi, kiliziya hano y'Inyange, aho Padiri Seromba yatanze uburenganzira bakazana katiripurare, kiliziya rimwe abantu 2,000 bakayibagira gute, bakayibasenyeraho, abantu 2,000 bagapfa. Urumva umubikira we yarakoye 43, ariko Seromba yaza kugira nawe umutima, ntabwo yabarokoye, ariko byibura bigaragara ko yapfanye nabo. Ariko Seromba 2,000 abasenyeraho kiliziya, atanga uburenganzira, katiripurari igira gute, ishyira hasi. Wakwibaza ngo umutima w'abakristo icyo gihe uwabihaye Imana ntabwo ari we wenyine, hari n'abapasiteri bari mu nkiko, hari ababuranishwa Arusha, hari ababuranishwa na Gacaca. Ni ukuvuga ngo ugasanga ubu Kristo n'ijambo ry'Imana ntabwo ryahageze mu mitima y'Abanyarwanda. Ese uyu munsi ho bimeze biti? Gusa turashima Imana ko twabonye leta y'umwe bw'Abanyarwanda, yaje gahuza Abanyarwanda. Bura mu 1994 byari bicika, byari bikomeye. Abanyarwanda bari bahungabanye, imitima yaragize gute, yarakomeretse.
yewe no kujya mu modoka umuntu yabanzaga kureba akavuga ngo mbese harimo bandi, yareba yasanga barimo badahuje, iyo modoka ntabakigize gute akigiyemo. Ariko uyu munsi uko biri kose igipimo cy'ubumwe bw'abanyarwanda cyagize gute, icyazamutse yemwe. Hari ukijya mu modoka ngo bazarunguruka ngo harimo nde? Kiriya ni ikimenyetso cy'uko uko biri kose u Rwanda rwongeye kwiyubaka. Ariko igikomeye cyane, niba rwaraniyubatse, ese koko muri twebwe noneho ibyabaye byadusigiye isomo ku buryo abanyarwanda hagize ikiza kikongera kubashuka batakongera kwicana, noneho babaye abakristo by'ukuri? Icyo wenda ni ikibazo buri wese akwiye kwibaza akagisubiza. Ariko igikomeye cyane ni uko